bamwita Element Ere producer ukunzwe mu Rwanda ndetse n'imahanga producer. Ngo byagenze gute rero? Ni nyuma y'uko uyu Element Ere abashije kuba yavuga ati se ni gute nagana sinema nyarwanda cyangwa se ubuhanzi nyarwanda, ni gute nshobora kuba nabikora? Ati nubwo bitoroshe ariko ngomba kuba nagerageza amahirwe nkabikora. Nibwo yabashije kuba yahura n'abaterankunga bagiye batandukanye basha kuba bamuzamura. Ubwo yabashije kuba yahura na Bruce Melody, akaba yamugira umuproducer ukomeye nk'uko agenda abyivugira ati baramfashije cyane nubwo ubu hatarimo umwuka mwiza cyangwa se batameranye neza, ariko avuga ko babashije kuba bamufasha kugeza aho ubu ageze, bamashije kuba bamufasha cyane. Ni nyuma y'uko rero abashije kuba yavuga ati ubu ngubu ndi gutegura indirimbo zikomeye mfatanyije n'ibyamamare byo muri East Africa bigiye bitandukanye. Ati tugomba kuba twakora ingoma zikomeye cyangwa se ingoma ziri ku rundi rwego. Ubwo yagiye atwara ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, mwabonye ko yabashije kuba yatwara igihembo bakimuhereye muri Ethiopia nk'umuproducer wabashije kuba yakora indirimbo neza n'indirimbo ze zigakinwa henshi cyane. Yabashije rero kuba yahabwa igihembo, dore ko hari n'ibindi byinshi yagiye atwara. Ni umusore ukiri mutoya ariko ubona ko ari kuzamuka, ubona ko afite amavamutima ndetse no kuba yakora ibintu byiza cyane, dore ko Element Ere nta mutima mubi agira ahubwo akora ibintu bye. uraduha umwende ntabwo wagenda ufite indirimbo abandi ziracyari gukorwa, baracyari kuzikoraho, ariko indirimbo yanjye na Ruga yararangiye. Yararangiye, dufite amajwi yiwe Ele na Ruga. Noneho ariko harimo n'abandi bo muri East Africa banini muzi, dore ko yavuze ko afitanye indirimbo n'uwo bita Ruga, ariko akaba yavuze ko harimo n'ibindi byamamare byinshi bigiye bitandukanye babashije kuba bakorana ingoma. Rero izi ngoma yavuze ko barangije kuzikora, igisigaye ari ukuzishyira hanze. Rero reka twitegure ko uyu mwaka wa 2026 Element Ere agomba kuba yadutamo imizigo imeze neza, dore ko avuga ko indirimbo ari we wabashije kuba yazikora neza, akabasha kuba yayungurura amajwi. Rero turamuzi ku bintu by'ibigoma cyangwa se ku ngoma, dore ko arebaho, dore ko ari ibintu bye. Element Ere rero nawe akomeza kuvuga ati Imana ize imfasha, Imana ize ingenda imbere, ati uko bwije nuko bukeye, ati nkeneye kuba nakora ibintu byinshi cyane. Ati rero Imana igomba kuboneza ubuzima kugira ngo nzabashe kuba nagera ku ntego zanjye nihaye. Ati nageze mu muziki bingoye, ati rero kuba naragezemo ngomba kuba nabyaza umusaruro umuziki, ati kandi nkabasha kuba nakereya ikintu kigali hano muri sosiyete nyarwanda. Abyira abanyarwanda ati abana mwese mufite impano nimwihebe, ati kandi mukomeze mugerageze, ati mukomeze ahantu hose mubashije kuba mwabonera umwanya wo kugaragaza impano zanyu, ati muzigaragaze, ati kandi bizageraho bikunde, ati ntabwo wakanga kugaragaza impano ngo muri abakene cyangwa se nimwifashije mu muryango wanyu. Tugomba kugerageza kugira ngo urebe
ko hari icyo byatanga. Rero ni gutyo yakomeje kuba yaha inama urubyiruko muri rusange. Rero tukomeje kubona mu kiganiro nk'uko kuri utarakora subscribe igikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuzatubagezaho bizobageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.